Ese nawe ukunda kurara ijoro ukarinda bucya utaryamye? Abantu bakunze kubura ibitotsi ntibasinzira ngo baruhuke uko bikwiriye, bahura n'ingaruka zitandukanye. Abantu bakunze kubura ibitotsi ntibasinzire ngo baruhuke uko bikwiye, bahura n'ingaruka zitandukanye zirimo no kwangirika k'ubwonko, kuko ubwonko bukenera kuruhuka neza kugira ngo bushobore gukomeza gukora neza. Mu bindi bijyana no kutaruhuka uko bikwiriye nk'uko bisobanurwa ku rubuga amelioretasante.com, harimo kuryagagura cyangwa se kurya bya hato na hato mu gihe umuntu atabikeneye, cyane cyane mu masaha y'ijoro, kandi ari byo umubiri ugiye kuruhuka utari bubikoreshe. Mbese kudasinzira nijoro hari ingaruka bigira ku buzima bw'umuntu? Byose reka tubirebe. Hano ni kuri AFRIMEDIA TV, tubahaye ikaze. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cyo muri Amerika cyitwa Fondation Nationale Sommeil des États-Unis bwagaragaje ko abantu baryama amasaha ari munsi ya6 mu ijoro bafite ibyago byikubye 3 byo gukora impanuka mu gihe batwara imodoka kubera kutareba neza. Kutaruhuka neza bigabanya ubudahangarwa bw'umubiri. Iyo umuntu ataruhuka uko bikwiriye abuza umubiri we kuruhuka neza, igikurikiraho ni uko ubudahangarwa bw'umubiri bucika intege, nyuma umuntu akaba yafatwa n'indwara zimwe na zimwe zijyana n'ubudahangarwa bw'umubiri bwacitse intege, cyane cyane izifata mu nzira z'ubuhumekero. Umuntu utaruhuka neza atakaza ubushobozi bwo kugenzura amarangamutima. Iyo umuntu adasinzira neza, igice cy'ubwonko gishinzwe kugenzura amarangamutima kiba gikora ku buryo bwiyongeraho 60%. Ibyo bituma hari imyitwarire agira rimwe na rimwe idakwiriye, ariko adashobora kwigenzura, nk'uko byasobanuwe mu bushakashatsi bwakozwe na Kaminuza ya California ndetse n'ishuri ry'ubuvuzi rya Harvard mu mwaka wa 2007. Kudasinzira neza bituma umuntu abura imbaraga zo gukora imirimo yisanzwe. Nta gushidikanya ko mu gihe umuntu asinziriye neza akaruhuka, umubiri uba ukusanya imbaraga zo gukora ku munsi ukurikiyeho. Ubushakashatsi butandukanye bwagaragaje ko umuntu utaryama neza ngo aruhuke abura imbaraga mu mubiri we. Ibyo bikagaragarira kenshi mu maso he, by'umwihariko iyo bibaye mu gihe kirekire. Kudasinzira uko bikwiye byangiza agahu gatwikira ubwonko, tissue cerebral. Kumara ijoro rimwe gusa umuntu adasinziriye bitangira kugira ingaruka ku gahu gatwikira ubwonko bw'umuntu. Iyo bibaye kenshi niko n'ingaruka ziba ziyongera. Ibyo ngo bikaba byanavamo kwangirika k'ubwonko ubwabwo. Kutaruhuka neza bitera ibibazo byo kudatekereza neza ndetse no gukunda kwibagirwa. Kutaruhuka bihagije ngo umuntu asinzire neza, umubiri we ugarure imbaraga, bigira ingaruka zikomeye ku bushobozi bwo gutekereza. Icyo kibazo gishobora no kugira ingaruka ku bijyanye no kwiga no gufata mu mutwe ibintu bishya. Kudasinzira neza byongerera ibyago byo guturika udutsi no kuvira mu bwonko, hemorrhage cérébrale. Ingaruka zo kudasinzira neza ku bwonko, cyane cyane iyo bibaye mu gihe kirekire, ni uko byongerera ibyago byo guturika udutsi two mu bwonko no kuvira mu bwonko, cyane cyane ku bantu bakuze. Kudasinzira neza bijyana no kutaruhuka neza, byongera ibyago byo kugira umubyibuho ukabije. Kumva umuntu ashaka gukomeza kurya kuko yabuze ibitotsi ngo ni bibi cyane, nk'uko byagaragajwe n'ubushakashatsi butandukanye, kuko ibyo umuntu arya mu masaha yo kuryama umubiri ntubikoresha.
Kudasinzira bishobora kuba intandaro yo kurwara za kanseri zimwe na zimwe. Ubushakashatsi butandukanye bwagaragaje ko kudasinzira bigira ingaruka zishobora no kugeza ku iremwa rya kanseri zimwe na zimwe, cyane cyane kanseri y'ibere. Kudasinzira no kutaruhuka uko bikwiye bishobora gutera indwara z'umutima. Ubushakashatsi bwasohowe n'icyitwa Harvard Health Publications bwagaragaje ko kubura ibitotsi ngo umuntu aryamye aruhuke bigira ingaruka zirimo kuba byongerera ibyago byo kugira umuvuduko w'amaraso ukabije, kuziba kw'imitsi ijyana amaraso mu mutima n'ibindi bibazo bibangamira ubuzima n'imikorere myiza y'umutima. Kudasinzira neza bigabanya iminsi yo kubaho k'umuntu, espérance de vie. Gusinzira neza no kuruhuka neza ngo ni ikindi gisobanuro cy'ubuzima bwiza, ndetse bijyana no kwiyongera kw'iminsi yo kubaho cyangwa se igihe cyo kubaho, nk'uko byasobanuwe mu bushakashatsi bwasohowe mu cyitwa La Reverse bwakorewe ku bagabo n'abagore bagera ku 741. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu basinzira gakeya bagira ibyago byinshi byo gupfa bakiri bato ugereranyije n'abasinzira bihagije. Turabashimiye mwese mudukurikira, hano ni kuri AFRIMEDIA TV. Yasi muri comment udusangize igitekerezo cyawe. Turabakunda cyane, mukomeze kugira ibihe byiza.